Ese sheri kunyicaje hano utahicara uragira ngo umunsi turarayo umunsi mukuru ukumva turi buburire ko nta n'amafaranga afite mana yanjye ninjye ufite sheri koko Yesu urahirwa kuko mfite ababavuze so bari gutakirana kuvumba yesa ahubwo muri abaturanyi bacu wafanga nta hantu hari ngo tujye kuvumba. It was at this moment that he knew he fucked up. Uratwavumba nyamara Hehe se hari imimero ngo tujya ko ahantu hari ahirya nzi kwa Rwabukamba ari ahantu nzi rwose kwa Rwabukamba iyo nagashera se buriya Oh my God! by'abanyagatolika byabo Yo neza ngiye gupfa birarangiye rwose ubu wapfuye suri ngewe sha gihorere nge nashi uziko mfite sogokuruza w'inzara mu sogokuruza w'inzara gihorere mfite sogokuruza nawe ni umugabo ngiye mfite nyokuru yewe ko numva urengeje ariko iyi nzara iraduhitana aho bukeye kandi uyu munsi shango ni pasika ariko uziko ari pasika aba kuri pasika Yesu ngaba yapfuye yazutse oya ibyo ari byo byose nimba abatapfuye aba yazutse cyangwa akaba ari umunsi bamushinguriyeho kimwe muri ibyo bitatu ibyo ari byo byose numva ari aho ngaho Yesu yapfuye mu gihe kibi yapfuye mu nda ese turavumba ariko twanamubyazamo umusaruro nimba yarapfuye nimba yaravutse ntago mbise ariko twamubyazamo umusaruro tukareba ukuntu twarya subu Yesu amaze igihe kingana icyo apfuye subu amaze nk'imyaka nk'umunani cyane nk'umunani naba naragiye kuvumba mu kiriyo ariko navutse n'ubundi numva bavuga ngo Yesu ngo yarapfuye ngo kera ashobora kuba afite nk'imyaka 13 kuko imyaka 13 ubu wowe ugize ingahe imyaka 13 niyo Yesu yagakwiye kuba maze apfuye kuko iyo myaka nibwo nari ntarimukira hano nakuzi ko byashoboka nta hantu hamwe habaye ariko oya ibyo n'ubundi by'igihe amaze ntibitureba naho twajyana no kubana bitubaza bwira akantu kunguka shaka gamira amagara y'umuntu kuri pasika abantu ngo barajya ngo bakanywa ngo bakizirwa sinzi ibyo bamwibukiraho kimwe muri ibyo ngibyo twebwe twashaka nk'ahantu hari urugo rw'abakirisitu tukajyayo byanga bikunda uwo munsi mukuru bari buwizihize akuze kari byo none se ubu twagira tukajya buretse hari ikintu mbonye reba hariya bariya abantu se bicaye hariya bariya abantu ni abasirimu urabona byashoboka reba kiriya cyane ukuntu kimeze bara n'abasirimu uko byagenda kose reba ruriya ruhungu ushati rwambaye sugira ngo abari bo tujya kuvumbaho ko mbona nabo bicaye hariya bariya abantu bafite akantu ariko wasanga ari abakirisitu twagenda turi abakirisitu bene data wabo twinjire twagiye amahoro y'Imana bari nawe Yesu ashimwe none se ko mwicaye hano oya ntabwo bizana iby'amadage twese turabana b'Imana turi kuvumba se ufite iki hano tuje kukuvumba none se umuje kunyegera mumbaza iki ko ndi kumwe na sheri wanjye kukwibagiza kwa Rwabukamba komereza nawe ufite gahunda ya Rwabukamba buri uramuzi nta musaza ndamuzi bari kwizihiza kakana kapfuye yashize iminsi 13 rya yapfuye rya akana kapfuye karya kitwa no kuvuga cyumfa n'abarwayi igihe yapfiriye murakizi cyanacyo akana kitwa nyine murimo nago mubizi igihe yapfiriye murakizi cyanacyo igikorwa kigiye tugiye kwa Rwabukamba uriya musaza wenda muzi Rwabukamba bagiye kwizihiza ngo Yesu Kristo nimba yapfuye nimba yavuye uyu munsi niwe yapfiriyeho ariko ni Yesu Kristo kuko apfa nge ndabizi urabizi mu binyejana byacu ubanza mwari mufite hari uriya twari duturanye ndozi nawe uri umuvumbi mugenzi wawe ahubwo nimbuhazi wowe bagiye ese no umugore wanjye buretse murabana se cyangwa murateganya kuzabana imyaka iri imbere twarabanye mu gihe cyashize ukivumba twarabanye mu gihe cyashize turashwana ubu turongera muri gusubirana muri make tugiye kongera tubanye nawe agiye kuvumba ugiye kumusohokana mu ngiye kumusohokana ibyo bireke mushaka mugumatwe ntibitureba kwa Rwabukamba niho dushaka murashaka kujyayo ubwo nanjye musanze ariyo gahunda rero mfite yo kujyana sheri wanjye uramusohokanye reka umusohokana ariko nitugenda turi benshi cyangwa bamenya ko turi abakiriya ntabwo bamenya bate kugira ngo Yesu ashimwe yambaye nubwo ari umutindikazi ariko yambaye neza neza yagabanyije kunsebereza umuntu cyangwa mukagenda niba aricyo kibazo umugore ujyana kuvumba akemera afite
afite iki uretse se uyu munsi nakubiswe ubundi ntabwo nyagira amafaranga umugore udafite agashakoshi yegora shakoshi na telefone ntayo uko twayituje twitembere ubundi se baravuga ako muri murambariza ubundi iki kosheri bandetse bari kushera njya kuvumbura ahubwo twogutinda mureke tugende kandi ndabakoma mureke tugende bahaguruka tugende ubundi nta umuvumbyi azwi ndabizi ubu nawe dore ukuntu uri kureba mu kanya wabona uguye igihugu muri kubera inzara tugende inzara yo kuba nyifite oya tugende rero wita umwanya mani gura tugende je nushaka kuhanungira umuryango nushaka kugaruka sunsohokanye saruka tugiye kuvumbura muze tugende oya mwidukurwa cyamurashonje n'umubyeyi turabuzwa n'iki kuri njyewe nakubwiye ngo mfite ikintu nizeye njyewe nize karate mfite umukandara w'umweru wanjye urakora kuri izi nzoyo zose aba bajama se simba bo hari ikintu bazi twanabakubita ahubwo turabuza no kwinjira n'igitangara turabanomba turamfasha baravuga ngo bafite ingara gusa niba namwabwe mufite inda nk'iz'ibisimu ko mbona bibaye akavuyo none se tugende njye kukugurira ibigori handi imbere y'iwanyu oya sha dore urasi umuhungu wa Rwabukambara uriya niwe none se mwareka tukamaza uko ibintu byesta yese siyaturabura buriya ahubwo tumubaze mbere yuko tujya ahubwo reka tumusanga ataratugeraho wasanga buragiye no kugura ibirungo mane tumutegerereje hasi ahubwo akaza dusanga tumusangeyo bro bitewe n'izose mu ngo rwabo Yesu ashimwe je Yesu ashimwe mukozi none urimo kubata ngo Yesu ashimwe kuko ariko wasanga ariwe wahimba Viena nawe musize inyuma arimo kwambara byambaye ikanzu mwahinduye mute kwa Rwabukamba komera ukarimwe bantu b'umuryango kajya kwikumereza bora zanjye nzigurisha pe mbese umuryango remezo waberaga iwanyu ndo kugura ibigori rakomeje azasheri koko ubugiye kungurira ibigori nta nagashara unguriye gusa ibigori urabigaye tugende nkutemo bana nta kibazo tugende mugenzi wawe ukaje kwigurishisha boro tubigenzure tumukurikiye nyine nakumva natwe yadukora n'ingendere bufite n'ibiti biranyere yora bimeze bite bantu banje ni wa muhungu wanyu defonifiye byakugora ukavuga defo ibyo birahagije ubu video zacu ziri kuboneka kuri JTech Empire cyangwa se byakugora ukajya kuri YouTube ukandika umwanzi nava kure biba bibaye like share comment turabakunda cyane yola rumungu wanyu dangote munshaka muzambona ibihe byose ndahari reka nanjye mujye ave muri kwica ibintu yola kandi mwenshi zanjye nanjye banyita Marcus yola je nitwa Karirosi udushaka ubashaka wewe witwa yola je banyita Jomar nta kintu wazumbwira bagushaka je banyita amata y'iteka ryose muzanshaka muzambona bagushaka nawe ndusikaye nanjye nitwa Nita umukinnyi w'udukomedi birabaye nanjye nitakamera mati nose ngiye gutambana gufata ugira muri tram zimira bafata ni wa muhungu wanyu Jay Pizzo mukore subscribe kuri JTech Empire comment hejuru cyane like and share subscribe hejuru cyane mushaka mubireke
Joe Boy mukore subscribe wefu na share kuri J Tech Empire. ikibazo ni kimwe ndetse kumuvugiramo nari yara cameraman wanyu then twa Kid King sawa video ya nyuma turi video ya nyuma turi